umuhungu mwiza kuri njyewe ni umuhungu uwo ari we wese ufite umwuka wo guhumeka nyine w'abazima kuko nta muntu mubaho Imana yaremye. Nkuko maze kubimenyera turi kumwe n'ibyama bigiye bitandukanye, muri kumwe nanjye Dorcas nawe atangiye twibwira. Murakoze, nitwa Gihozo Pacifique. Gihozo, uyu mwuga wo kuririmba wisanze mote? Nisanze ari ibintu nkunda nyine nshiduka nabigiyemo, niko navuga nawisanzemo. Hari umuntu wabukuraho impano yo kuririmba? Barahari. Ninde? Hari abantu bamwe na bamwe bagiye babikora muri famille, hanyuma ariko nubwo wenda bo batabishyiraga hanze kugira ngo abantu babibone, ariko barahari. Tujye ku ndirimbo Golo yawe na Urban Boys, wayakiriye ute niyo yaba yarakugejeje? Golo nayakiriye neza, ni indirimbo nakoze nkunze, ni indirimbo yampaye indi public, ni indirimbo navuga ko nyine hari ibyo yamfunguriye kubera ko wenda hari abantu bari basanzwe ari abafana ba Urban Boys baza kwireturwa nabo babaye abanjye kubera yuko nyine urumva twe twafatanyije, so yabaye indirimbo nziza. Se niwe wabagereye kugira ngo mukorane cyangwa niwe baje kugusaba? Of course ni njye nabibasabye. Gihozo, muri 2020 Gihozo ntabwo ari kugaragara cyane, se ni iki uhugiyemo bimeze bite? Ntabwo ariko navuga kubera yuko nta muri 2020 nyine wabonye ko byabaye umwaka w'ibibazo ku bantu benshi, ariko narakoze, hari indirimbo nakoze piano ya version yayo yitwa Hindura, nakorewe na AB Godwin. Hanyuma hari n'izindi projet ziri imbere nazo nyine zigiye kuza vuba bidatinze, ntabwo navuga yuko nabuze cyane nk'uko bivuze. Muri uyu mwuga ku bakobwa hari izihe mbogamizi ubona, ese ni iyihe nama wagira abakobwa bashaka kugekenge mu cyaha? Imbogamizi navuga nuko ni juste ukuntu abantu bakuvuga gusa ariko ubundi nta kindi kintu na kimwe kibi kirimo, nta yindi mbogamizi nimwe navuga ishobora gutuma utaza ngo ubikore. Hanyuma inama nagira abakobwa muri rusange bashaka kugekenge mu cyawe, ni ukwitinyuka, ni ukumva ko ubishaka, ni ukumva ko ari ibintu nyine uje gukora nk'ibyawe nta kindi, hanyuma ukabiha umutima wawe. Ni ikihe kintu wamaze kugeraho nawe ureba ukishimira waba wagejejweho n'umwuga wo gukora music? Ni byinshi, ntabwo navuga ngo ni iki ngiki ngo njye muri detail, gusa ibyo umuziki ushobora kugufasha ni byinshi cyane pe, nubwo ntajya ngo mbivuge, ni ibintu biri personal cyangwa biri private kuri njyewe, ariko birahari. Nahe mafaranga make waba warakoreye kuri stage? Ntabwo nayavuga. Nayavuga kubera yuko ibintu bijyanye n'amafaranga cyangwa ibintu nyine bijyanye n'ibyo nakoze nkabibonamo amafaranga, ntabwo akenshi nkunda kubivuga. Kera wifuzaga kuzaba iki? Kubyuka kwawe wumvaga ushaka kuzaba iki? Numvaga uko bizagenda kose njye ntazigera nkorera umuntu n'umwe mu buzima bwanjye. Ntabwo na precisaga ngo mvuge ngo ndashaka kuba uyu nguyu, gusa numvaga ibyo nzakora byose nzaba nikorera. Wigeze kuvuga yuko Knowless ari mu bantu ukunda, se nanone ko bikimeze? Ndamukunda kuko ndamukunda kubera yuko nyine navuga ko nyine hari ibintu byinshi yagiye akora twakigiraho benshi, apana no kuvuga abahanzikazi gusa n'abana b'abakobwa muri rusange, bitewe wenda nuko ari umuntu twumvisha wavuzwe cyane w'ibintu bitari byiza, ariko nyine nyuma ukuntu yagiye abyitwaramo ni ibintu bishobora kugufungura mu mutwe, niyo mpamvu namukunze. Waba wageze ugira igitekerezo cyo gukora nawe indirimbo? Ntabwo nigeze nyigira. Gihozo agaze ate mu rukundo? Mpagaze neza. Ufite umukunzi? Mfite abakunzi.
watumara amatsiko ku nkuru imaze iminsi ivugwa yuko wowe n'umukobwa witwa Diane ukina filime mwamutumvikana bitewe n'uko mwamupfa Buravan. Buravan Diane ninde? Diane ukina Mr Made. Ejo bundi sinabonye baramwambitse impeta none ubwo twapfa ibyo bintu gute kandi Buravan nta nubwo ngiye nkundana nawe. Ese abantu bagukurikira bagukora he? Kuri Instagram nkoresha Gihozo Pacifique niho cyane twabonanira cyangwa bakagenda no kuri YouTube yanjye bagakora subscribe bakareba indirimbo zanjye byose ni Gihozo Pacifique. Nta kintu wifuza kubwira badukurikiye? Ndabakunda cyane. Ntabwo wagiye tutaturirimba biba byiza ku ndirimbo nshyashya utegura gushyira hanze. Urumva wowe wafata utarafungura kabari ugafunga indirimbo nshyashya ntarasohora. Nta kibazo akandi Okay. Ndibuka ko hari wowe rutugu naririragaho nzirikana ko ibiganza byawe ari ibyo byahanaguraga amarira yanjye wamaye umunyenga w'urukundo ndanyurwa ubu buzima utaburimo sinanyurwa zahabu yanjye uwamagahe gato nkikosora nkakureba mu maso wenda ukagenda. Yeah. Akoze cyane. Ase waje ukanyibarira. No nakanye kamaso kari ku ruhande sibyo. Utubwiye ko uyu mwaka ujuje hari byinshi uzanye abafana bawe bakwitegeho izihe mpinduka n'iki gishya kigiye kuza. Ibintu byose bizaba ari bishya kubera yuko niba ngiye kuzana indirimbo mutari muzi ni nshya nyine donc ibintu byose bizaba ari bishya nicyo kintu navuga kandi bizaba ari na byiza. Uri gufashwa nande mu by'umuziki wose? Biri private ntago nshaka kubivugaho gusa barahari abari kumfasha hanyuma kandi nibyo turi kubategurira ni byiza cyane. Yawe mpamvu nakubaza uko ukiri mu maboko y'iriya Rego wari ufite imbaraga nyinshi usa nkaho ugaragara nkaho udahari abafana tukavuga ko byaratewe n'uko nta team management ngubu ihari iri kugufasha. Iriya label bankoreye indirimbo imwe kandi mu ndirimbo zanjye zose wamenye urumva indirimbo imwe bankoreye ntago ariyo yakerekana ko nayo ifite umuvuduko izindi narazikoreye so sinzi rero ahantu ushingira uvuga ko ari bo batumaga ngira izo mbaraga. Nkurebeye inyuma ndabona ariko na fresher ari zose uyu munsi ugiye mu biki? Nta bidasanzwe ndimo nibisanzwe tumunyeshuri nibisanzwe navuga ko ari amasomo na musique ya twari inyongeza gusa. So mwadufataga microphone indi hano utwo tuntu mwadufata. Okay. Soza ikiganiro cyangwa niba hari ikindi nawe wumva no kunganira nawe. Yebwe ko abafana bakunda. Icyo navuga ni kimwe nuko nyine bajya kuri channel yanjye ubundi ahanini bagakora subscribe bagasharinga ubundi tugafatanya nicyo navuga. Batunyiriye mu muri gake ko binjiye muri muzika. Yababaje. Umuntu w'umuhanzi nyarwanda ufatira igitekerezo. Ntabwo ngiye mfatira kuri Knowless nko bivuze. Ndamukunda gusa nkuko nyine buri muntu wese agira umuntu akunda wenda cyangwa yishimira. Hanyuma uko naje mu muziki nyine nawujemo ndangije secondaire. Nayirangije 2016 urumva natangiye 2017 kugeza n'ubu ngubu. Urugendo rwa rwaremeze gute? Nyine muri make nk'imbongabizo gihura nazo akantu utazibagirwa kakubayeho wenda uri muri studio cyangwa kuvatangira umuziki. Ikintu navuga wenda nuko donc ukuntu uba wumva ibintu utari mu kibuga bitandukanye nuko ubibona iyo ukigezemo.
nkiri umunyeshuri najyaga mbitekerezaho nyine ko nshobora kuba naba umuhanzi kubera ko ari ibintu nakundaga no gukora ku ishuri nkasubiramo indirimbo z'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nyine nkumva ko mu rugo badashobora kuba babinyemerera hanyuma aho babinyemereye numvaga ko nzaza nkahita nkora indirimbo nkahita nyisora nkayijyana ku maradiyo umva nyine ikahita nk'icyumweru kimwe ukahita uba umustar urabyumva ariko bimeze nka bya bindi natanga urugero nk'uko iyo uri kubona football bariya abantu baba bari hariya mu kibuga iyo adakoze ku mupira twese turasakuza binakoze ariko inshuti yanjye bagushyizemo ushobora kuvamo udakoze no ku mupira n'inshuro n'imwe so niko rero nanjye nabyumvaga ariko nyine nasanze ari ibintu bisaba izindi mbaraga bisaba ubushake bisaba kwihangana bisaba guhozaho bisaba nyine n'umutima ubikunze nicyo kintu cyaba cyakubayeho na n'ubu utakibagirwa niyo cyaba ari kibi cyangwa cyiza utangira ikintu cyambayeho njyewe ntabwo nkunda kuzirikana ibintu nyine niba ari kibi ntabwo njya nzirikana ibintu bidafite icyo bizamfasha ahazaza icyiza ni uko nungutse inshuti nabonye opportunities nyinshi muri byo nyine navuga ko mu muziki Imana yanjye sinzi ndawushimira gusa nkanashimira n'Imana yatumye ahubwo nkujyamo watubwira umuhungu mwiza kuri wowe n'umeze ufite kandi uwo muhungu aba yambaye gute ntago iby'uko umuhungu aba yambaye ntago njya mbifatira umwanya cyane kubera yuko njye maso yanjye yanyeretse kubereye ushobora kuba wambaye ikabutura ukaberwa ipantaro ukaberwa nyine ntago njya ntekereza cyane ngo nguriya no hanyuma umuhungu mwiza kuri njyewe ni umuhungu uwo ari we wese ufite umwuka wo guhumeka nyine w'abazima kuko nta muntu mubaho Imana yaremye hanyuma hari ikindi kibazo batwunganiye uyu munsi urabona ko urubyiruko by'umwihariko rw'abakobwa ruri kujya ku isoko kugura ingingo bams amaso ingohe ibi bintu byongera ubwiza ku bwawe ubifata ute navuga ko ari ibintu bibabaje kubera yuko ntago uba wiyishimiye uko Imana yakuremye biba bivuze ko Imana yakuremye uko nguko nyine wiciye amazi cyangwa se sinzi ukuntu nabisobanura gusa nanone buri muntu wese buri yagira amahitamo ye kuri iyi si abaye koko ari ibye nyine yumva umubiri n'uwe banumva nyine nta kintu na kimwe oya ngiye ku bwanjye ntago nabishyigikira ku bwanjye nkanjye ariko nyine nanone ngiye imyumvire yanjye ntago igomba guhura n'iy'abandi ababishyiraho se kuki babishyiraho ntago mbizi ahubwo bazababaza impamvu bo babishyiraho nurero inama wagiye urubyiruko kuri iki nuko ikintu cya mbere navuga kuri icyo kintu nubwo wenda ntago navuga cyane ko ari inama ariko nanone bisa nkabyo ni ukwikunda ukikunda uko Imana yakuremye kubera yuko wowe niba ubona nyine hari icyo ushaka guhindura kuri wowe hari undi wakigukundiraga cyangwa hari abandi babikundaga so we nubanza ukikunda ukiyakira nibyo bya mbere uyu munsi igihugu gihangayikishijwe n'ibihangano biri gusohoka bigaragaramo amashusho y'urukozasoni bamwe ndetse batangiye no gutabwa muri yombi ubundi kuki amashusho meza indirimbo video nziza nigaragaramo kwiyambika ubusa nk'ibiriya ikibazo kirakomeye gusa njyewe ku giti cyanjye uko mbyumva numva ko izo mbona ntago ari ibintu biba bikabije ni ibintu bisanzwe kuko ari ibyo ngibyo ntago mwakagombye kujya mukina n'izo zabo hanze kandi muzikina ariko bameze rero niba ari mwe mubibereka mugatuma donc namwe murabibereka ku mateleviziyo yanyu kuri izo ndirimbo zindi zo hanze rero niba umuntu abonye ikintu akabona ni ikintu cyiza nawe yakora akajya kukigana cyangwa nawe akaba yagikoresha ntago numva ko byaba ikibazo kereka ubwo ngubwo nimuvuga ngo ni izi ngizi gusa mu Rwanda zemewe kuririmba cyangwa gusohoka hanyuma izindi zose mutwereka zikazafungwa ntimuzongeye kutwereka izo ndirimbo ariko ubundi ngiye ibyo baririmba cyangwa ibyo actinga muri video nta kibazo na kimwe ngiye mbibonamo bara abakobwa bifashishwa muri aya mashusho wowe ubivugaye iki ni akazi kubera yuko ntekereza ko ntago wajya gukora biriya nyine
kandi nta n'ikidasanzwe mbona none se kujya kuri piscine umuntu yambaye kuri ukaba wanamufotora akipostinga ntago ari ibintu biba njye ntago mbona ko ari ibintu birenze mbona ari ibintu bisanzwe. ubu kugira wowe ushobora gukoresha abambaye kuriya muri yego biramutse mbakeneye ko ari bo bazajyamo nabakoresha. Ukeka ko hari ingaruka bigira cyangwa biba bizagira kuri ugaragaye muri iyo video? Ingaruka ni mu mutwe w'umuntu wowe nubibona nyine ukabijajinga mu mutwe ukabiremereza izo ngaruka zawe mu gihe wari kwinjiza nta kibazo na kimwe ngiye mbibonamo. Kuki muzika hano mu gihugu igitsina gabo iteye imbere cyane kurusha ku gitsina gore? Simbizi nyine impamvu ariko mbona nyine ntako bose batagira n'abakobwa barakora bafite indirimbo nziza ziri hanze bumva bakazishimira sinzi ahubwo impamvu uvuga ko abahungu batera imbere cyane ngiye mbona umubare w'igitsina gabo bari mu muziki ni benshi ugereranyije n'abakobwa n'igitsina gore. ntabwo narebye no mu bikorwa uko bateye imbere muri byo ubona abakobwa baragerageza ariko bagenda bava mu mweru. ntabwo ariko ngiye mbibona kubera yuko ugiye no muri za Tanzania ukajya Uganda ibiki n'ibiki urasanga n'ubundi nabo abakobwa bakora umuziki ntago babangana n'abasaza babo. Sinzi niba ikibazo ari kwitinyuka kw'abakobwa cyangwa se ari iki ariko ntago ari ikibazo kiri hano gusa ku buryo twakiremereza buri gihe nabo kizagera igihe cyabo isaha yabo nabo wenda babe benshi kurusha abasaza babo. Murakoze bibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bajyeho 5 kuri 5. Amahoro y'Imana bane namwe.